hari ukuntu umuntu yisanzura ku muntu wawe ukumva ugizemo akantu ariko bya bintu byacu byo kwigira abantu ngo badakomeza ibintu ukabireka ejo hakaza ibindi ugasanga umugabo wawe njya mbona utemeranaga nta tolerance ku mugabo wanjye ho n'ibindi bintu hakoze no kubera iki keca guteze Mutabazi ko ari mukuru ni mukuru nanjye nkaba mukuru ariko bibaho nta wundi mugabo nyene ni nayo mpamvu nta blague zigomba kuzamo reka uzi ko kuri Mutabazi hari igihe uvuga ngo ntawo guhoberera umugabo azagire n'uwibeshye n'ubu nabisubiramo mubonye n'intoki nazice iki umugabo wanjye se n'umugabo w'akarere kare twubahane nturambona mubera umugabo wawe n'uwanjye rero nimba umubonye suhuza nkuko nabivuze cyangwa ubireke nimba uwawe tuyaduhura tugahoberana ubwo uzatinyuka uwawe Mutabazi ibintu arabizi arabizi donc uramubwira uti abantu ujye basuhuza gutya oya we sinamubwira oya pe ariko nabwira uwo ari wese waba wumva ko amuzi ngo ajye kumusuhuza wiza wigize umuntu mwiza yambira ngo iminsi myinshi nyine gute hari umuntu nabonye avuga cyagiye dukora ikiganiro ngo sha ngo ntabwo ngo urahura n'abakobwa b'i Kigali shaka ngo gutwara umugabo urebe kandi ubireba umureba bagumutwara umureba agenda umureba ayo maso ntabwo yabakora ndamuvuza aranamamagara reka nkubwize ukuri nicyo bita telepati ntabwo umenya yuko ibintu birakururana yego urumva kuvuga ngo umugabo baramutwara ntabwo ibyo ngiye njya mbyemera hagenda umuntu washatse kugenda tujye tureka no kuvuga ngo abagabo barabatwara n'abagore baragenda ntari umugabo se urumva arimo aravuga ati umugore wanjye baramutwaye ariko mu by'ukuri ntabwo bamutwaye si umwana baje gufata hano ngo baterure bajyane n'umugabo ni uko n'umugabo ntabwo bamutwara umugabo atari umwana waretse abakobwa cyangwa abana nubwo atari umwana ngomba kumubungabunga aranyikije ngomba kumubungabunga umugabo wanjye mfite ibintu byanjye ngomba kumukoraho abandi batemera byanjye njyenyine abandi bantu batemera kwa baba ariko yo nta style igira insuhuzanya ibintu nko gusomana reka nkubwe hari kuntu njya mbona abakecuru basuhuzanya umukobwa yawushyize ari inyuma yatunaritse akanda ari nk'umuntu mukuru ushaje namwihanganira ariko atansi y'abagabo ni babi oya ari ubwo mukecuru aba ari muri famille azaza oya ashaka no kuba atari muri famille atari muri famille wo nibikunda oya atangira avuga ati umukobwa wawe umugore wenda mukunda shakina neza nibibaho akanda ahubwo ubwo nguwo nkunda babizi abanzi abavuga ati bite umugore wawe ndamuzi atata nambura ndi kugusuhuza ariko bibaho mujye mureka twubahe abagabo b'abandi cyangwa se ngewe ibintu ndi kuvuga si blague ntago ngewe nkunda umuntu umuberera umugabo pe ibyo cyakoze warabisinye kabisa umva mbisubiyemo ntago mbikunda kuko umugabo n'uwanjye ngomba kumufata nkamuhobera nkamwumva njyenyine ukamwumva uwumwe rero ko twakubitana gutya mu nzira nawe nkabona uri kumuhobera ntakwisanga ntakuruja iyo mwagiye mu bukwe ahantu runaka ubu abakobwa niba bareba Mutabazi bakireba arireba baramureba bakireba akavuga ati dore wa mugore uriya ni isasu ku mugabo cyane gusa nisi ibitekerezo ariko hekeca ko nta experience wagize mu rugo rwa mbere ngewe niko Imana yandemye kandi ngewe kamvuge ngo niba ibintu ari ibyanjye n'ibyanjye tureke ibindi bintu ndabizisha comment ziraza kuza ari umuriro ngo ibiki n'ibiki pe ibyo uri gutekereza bihamana ariko nimba nzi neza ko kumugabo wanjye ngomba kugira ibintu nkunda nkabimukorera nkanjye umugore we ku buryo numva byaba binejeje nyine kuba mbimukorera nkanjye hari n'ibyo rero ntashaka ko undi muntu wari wese yakora kandi ntago umuntu yamenya ko atagomba kumuberera umugabo mu gihe nabivuze